Yesu nashimwe inshuti za Berwa TV, nizere ko muri amahoro, natwe turi amahoro, turashima Imana, nta gikuba cyacitse muri twe, nta n'igikuba cyacitse mu bacu, Imana y'amahoro nibishimirwe. Nk'ibisanzwe tuje kuri Berwa TV, turi kumwe na mama Berwa, ndabashuje mwese rero. Dukunda kuvuga ngo no mu bashuti bacu ba Berwa TV nta gikuba cyacitse, kandi nawe bitameze neza mukomere, ntabwo twayibaza ngo uragira ute, nibwo bumana bwayo. None bishobora kwanga ariko ejo bikemera, kuko nifite urufunguzo rw'ubuzima bwacu mu biganza byayo, kandi ibyidushakira ni byiza ntabwo ari ibibi. Reka tubanze dusuze inshuti zacu ziri mu Rwanda, inshuti zacu ziri Burundi, inshuti zacu ziri Tanzania, Kenya, inshuti zacu ziri Malawi, inshuti zacu ziri Zanzibar, inshuti zacu ziri Amerika, inshuti zacu ziri mu mpande enye z'isi zitandukanye, inshuti zacu ziri Dubai, Qatar, Oman, Saudiya. Ni ukuri inshuti zacu aho muherereye, inshuti za Berwa TV, mwiyumve mikaze kuri Berwa TV, kandi turabakunda, turi kumwe na mama Berwa. Nk'ibisanzwe rero tuje mu ijambo ry'Imana tudatinze, reka tubanze twiragize Imana y'amahoro iba yaturinze. Mana mu izina rya Yesu Kristo, nyakubahwa Imana y'amahoro n'urukundo, Imana y'ubuntu bwinshi, Imana y'imbaraga n'imbabazi, duciye bugufi imbere y'amaso yawe, ngo amaraso yawe nabanzanyeza ntunganye, amaraso yawe abanzanyeza abantu bawe, nkureho umugayo wose, numara kunkuraho umugayo ukureho n'umugayo abantu bose bagiye kumvira ijambo, kugira ngo atubonere umugisha imbere yawe. Kandi njye ugiye kurivuga ntaba ari njye, wururuke wivugire muri njye, kandi n'abagiye kuryumva ntaba ari bo, baryumvire muri wowe. Tubyambaje twizeye izina ryawe ryera, amina. Tugiye gusoma muri Ezekiyeli 30 n'igice cya 20, tugiye gusoma Ezekiyeli igice cya 30 n'umurongo wa 20, dukomeza n'ibyo bice. Aravuga ngo nuko mu mwaka wa 11 mu kwezi kwa mbere ku munsi wa 7 w'uko kwezi, ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, navunnye ukuboko kwa Farawo umwami wa Egiputa, kandi dore ntabwo kwapfutswe ngo gushyirweho umuti, ntikwashizweho igitambaro, kugira ngo kubone imbaraga zo gukomeza inkota. Nicyo gituma umwami Uwiteka avuga ati, dore nibasiye Farawo umwami wa Egiputa, nzamuvuna amaboko yombi uko nabanje kuvuna mvune n'ugusigaye kugira kugikomeye, kandi inkoni iri mu kuboko kwe, kandi inkota iri mu kuboko kwe nzabigusha hasi. Abanyegiputa nzabatataniriza mu mahanga, mbateragirane mu bihugu. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana ryanryoheye cyane, rifite ukuntu risobanuye mu buryo bw'umwuka. Aravuga ngo dore ngo nuko umwuka w'Uwiteka anzaho, arambwira ngo dore nibasiye Farawo umwami wa Egiputa. Mu buzima tubamo dukunda kugira abantu basa nkaho batubera ba Farawo. Farawo yari yaribasiye Abisiraheli, yari yarababujije amahoro. Aravuga ngo dore nibasiye Farawo, muvunnye ukuboko kwa mbere, ngo ndetse ngo mvunnye ukuboko kwa mbere, ngo kugira ngo inkota iri mu kiganza cye igwe hasi. Igitambaro ngo ndetse nta n'igitambaro ngo azashyirwaho, nta na kumujyana kwa muganga, nta n'imiti azabona, ngo kubona imbaraga zo gukomeza inkota. Ngo dore nibasiye Farawo umwami wa Egiputa, nzamuvuna amaboko yombi. Haleluya. Ngo dore nibasiye Farawo umwami wa Egiputa, ngo dore nzamuvuna amaboko yombi, nzamuvuna amaboko yombi. Inshuti yanjye, inshuti y'Imana, Imana y'amahoro, Imana y'urukundo, Imana igivuna amaboko y'aba Farawo bacu ku buzima bwacu. Igihe cyose uzaba uri gukora ibintu bitari byiza, igihe cyose uzaba uri gushora amafaranga mu kugambana, igihe cyose uzaba uri gushora amafaranga mu kujya mu bapfumu kuburuga abantu, igihe cyose uzaba urimo gushora ibintu bidafite umumaro, kandi urimo ubishora ku muntu w'Imana, ku muntu urimo usenga, uku niko Imana igivuna amaboko y'aba Farawo ku buzima bw'abana b'Imana. Imana ishobora kudafata umuntu ngo imwice burundu, ahubwo ikamuteza inyatsi. Iravuga ngo dore nibasiye Farawo umwami wa Egiputa, ngo mvunnye ukuboko kwe kwa mbere, ngo ndetse nsingiriye n'ukwa kabiri, ngo mvunnye amaboko ya Farawo uko ari amaboko abiri. Iri jambo mu buryo bw'umwuka rishatse kuvuga iki? Ni gute Imana ishobora kuvuna amaboko ya Farawo ku buzima bw'umuntu w'Imana? Imana igivuna amaboko ya ba Farawo ku buzima bwacu, ikayavuna ikongera ikayavuna. Umuntu ukajya kubona ukumva ngo yari afite inka, ukumva inka
iraguye irapfuye, ukumva ngo umuntu yari afite akazi, ukumva ngo akazi bakamwirukanyeho, ukumva ngo umuntu yari afite ibikorwa runaka birasenyutse byose, ukumva ngo umuntu yari afite imodoka ye ikoze agisida irashwanyagurutse. Hari ukuntu Imana igireba ikareba ko ibintu abantu bafite atari iby'umumaro ku bantu b'Imana. Igihe cyose uzibasira umuntu w'Imana, umuntu usenga, Imana izakuvuna ukuboko, isingire n'ukwa kabiri kuvune, ku buryo uzasigara ubura amafaranga yo kujya mu bapfumu kujya kurusha umuntu w'Imana. Bantu b'Imana dufite ibintu byinshi byo gusengera. Bantu b'Imana ntabwo dufite igihe cyo gusenga ngo twirukane imyuka mibi ku buzima bwacu. Dufite gusengera abarwayi, dufite gusengera igihugu cyacu, dufite gusengera iterambere ryacu, dufite ibihe byo gushaka guhimbaza Imana no kuramya Imana, tukibera mu buzima nk'ubw'ibizima ndetse n'abamarayika. Ariko abarozi bajya batuzonga bagatuma tudeviya mu mwanya twakabaye turi guhimbaza umwami wacu, mu mwanya twakabaye turi gusura abarwayi, mu mwanya twakabaye turi gusura inshuti, ugasanga twarwaye imyuka mibi tudashobora kumenya aho yaturutse. Dore uko ijambo ry'Imana riravuze ngo nibasiye Farawo mvunnye ukuboko kwe kwa mbere, ngo ndetse mwana wanjye mvunnye n'ukundi kuboko kwa Farawo, ngo kandi aba ba Farawo nzabatatanyiriza mu bihugu bitandukanye. Imana nishimwe, Imana nishimwe, Imana nishimwe. Ujya kubona ukabona umuntu wari ukwibasiye, Imana igihe cyose uri gukora ibintu ubona bidafitiye inyungu umuntu, igihe cyose uri kurenganya umuntu, igihe cyose uri gukora, Imana iraza ikagira ukuntu ivuna amaboko yawe. Niba umuntu yabonaga iyi modoka ari iri gupagasi ikajyana mu bapfumu kuroga umuntu w'Imana, iyi modoka ntabwo izarama. Niba iyi nka uvuga uti iyi nka nibyara, iyi nyana yayo nzayigurisha njye kugirira nabi mama berwa, iyi nka ishobora kubyuka mu gitondo ugasanga yapfuye utazi uko ipfuye. Niba ufite akazi ko kwirirwa ufite amafaranga wakabaye wubakisha ibikorwa, amafaranga wakabaye ugira iterambere, ukavuga uti uyu mushahara nzafataho 200,000 200,300 njye kuroga mama berwa cyangwa se njye kuroga undi muntu, Imana izakwirukana kuri ako kazi kugira ngo ubure amafaranga yo kujya mu mbaraga z'umwijima. Nuko Imana ijya ivuna amaboko y'abafarawo. Ijambo ry'Imana atubwiye ngo nuko nibasiye Farawo, ngo muvunnye ukuboko kwa mbere, ngo ndetse nsingiriye n'ukuboko kwa kabiri ndakuvunnye. Imana nishimwe, ndanezerewe. Imana ijya ivuna amaboko y'abafarawo. Ba Farawo batuzonze, ba Farawo bakuzongeye umwana, ba Farawo batuzongeye ku kazi. Ariko umva ijambo ry'Imana uko rivuze ngo dore nibasiye Farawo, mvunnye ukuboko kwa mbere, ngo ndetse nsingiriye n'ukwa kabiri ndakuvunnye. Imana y'amahoro ni ukuri nishimwe. Haravuze kuri uyu murongo hano ku bice cya 20 ngo abanyegiputa nzabatataniriza mu mahanga. Ngo abanyegiputa, hari ukuntu abantu bakora timu yo kuroga, hari ukuntu abantu bakora timu yo kugira nabi, hari ukuntu abantu bakora timu yo kugambana, hari ukuntu abantu bakora timu yo gusubiza abantu inyuma, hari ukuntu abantu bakora timu yo kugusha abantu. Haravuze ngo ariko abanyegiputa nzabatataniriza mu bihugu bitandukanye. Ukabona umwe Imana iramutatanyije, undi mushyizari igafata ya timu ikayishwanyaguja. Ariko nkuzanira ijambo ryiza ngo Imana ivunnye amaboko ya Farawo ku buzima bwawe. Wajya kubona Farawo wakuzonze, Farawo watumye udashaka, Farawo watumye udatera imbere, Farawo uhora ukoherereza inyatsi, Farawo uhora ukugendaho. Imana iravuze ngo aba banyegiputa ntabwo uzongera kubabona ukundi. Ngo dore isingiriye ukuboko kwa Farawo kwa mbere, ngo ndetse irakuvunnye, ngo isingiriye n'ukwa kabiri irakuvunnye. Ngo ntabwo, ngo kugira ngo iyi nkota Farawo afite mu kiganza itazongera kugira imbaraga. Hari inkota Farawo yaguteye yo kubura urubyaro, hari inkota Farawo yaguteye y'ibihombo bwa mbere, hari inkota Farawo yaguteye y'uburwayi, hari inkota Farawo yaguteye yo kugusenyera urugo, hari inkota Farawo yagusenya yo kukwirukanisha ku kazi, hari inkota Farawo yaguteye, hari inkota Farawo yagutereye mu murimo w'Imana, hari inkota Farawo yagiye agutera, akayigutera mu kwa mbere, akongera akayigutera mu kwa kabiri. Farawo, Imana iravuze ngo mvunnye amaboko ya Farawo. Ngo uyu Farawo ureba ntabwo uzongera kumubona ukundi, ngo kandi iyi nkota ye ntabwo azongera kugira. Ngo ba Farawo mbatatanyirije mu bihugu bitandukanye. Imana nishimwe, Imana y'amahoro nishimwe, Imana nishimwe. Igivuna amaboko y'aba Farawo ku buzima bwacu
ni ukuri hari igihe ugira Farawo akakuzonga ugasenga nawe akajya kuroga, ugasenga nawe ukaba utuye ahantu Farawo akakuzonga, Farawo akakubuza amahoro, Farawo akakubuza uburyo, Farawo akakubuza umunezero, Farawo akaza kuguteranya n'umugabo, Farawo akaza kuguteranya n'itorero. Imana iravuze ngo dore mvunnye amaboko ya Farawo, ngo ndetse si ukuboko kumwe, yarabanje ngo ivuna ukwa kabiri, isingira ukwa mbere, isingiriye n'ukwa kabiri, ngo kugira ngo Farawo yinkota itazongera kugira imbaraga. Ubwoba nibushira, Imana ivunnye amaboko ya ba Farawo ku buzima bwacu. Imana idukuriyeho abarozi, Imana idukuriyeho abadutezaga inyatsi, Imana idukuriyeho abatubuzaga uburyo, Imana itugiriye neza. Iravuze ngo dore mvunnye amaboko ya Farawo. Ni ukuri iri jambo Imana nishimwe yuko hari amaboko ya ba Farawo ivunnye. Imana igiteza inyatsi abantu b'abagome, Imana igiteza inyatsi abantu baba bazonza abantu b'Imana, Imana igivuna amaboko y'abantu. Tukibaza ngo kuki uyu muntu ahuye n'ibyago n'amakuba? Ni uko ibintu yari arimo gukoresha cyangwa umugambi yari afite ibyo bintu yaruwe imigambi mibi, Imana ikamuzanira igihombo mu buryo atazi, ugasanga umuntu arisubiza inyuma. Igihe cyose uzategura ikintu ukagitegura uvuga ngo iki kintu ni ikizasubiza umuntu inyuma, ugategura imishinga uvuga uti iki kintu ni ikizakorera uyu muntu ikindi kibi, uzamenye yuko uzahomba kandi wa muntu agasigara ahagaze bwuma, kuko ari acyakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Hari ubudahangarwa bwaje muri we, hari imbaraga zaje muri we. Hari uyu muntu usenga ku manywa na nijoro, uyu muntu wafashe ubuzima bwe akabwegurira mu biganza by'Imana, ntabwo uzamushobora usibye kuzavunika amaboko, ntabwo uzamushobora na gato, nta n'ikintu uzamutwara, ahubwo uzakuramo ibihombo. Nakubwira ngo nawe uzi kuri Farawo ku buzima bw'abantu, garukira ahuze wakire Yesu nk'umwami n'umukiza. Birashoboka ko wishe bamwe bakagenda, birashoboka ko wagambaniye bamwe bakagenda, birashoboka ko wirukanishije abandi ku kazi bakagenda, birashoboka ko wamurogeye abana bakagenda, ariko aracyariho. Nakubwira ngo garukiraho uze wakire Yesu nk'umwami n'umukiza, kuko nta muntu ugishobora umuntu w'Imana usibye ibihombo gusa nibyo wakuramo. Rero Imana ivunnye amaboko y'abafarawo, isingire n'ayandi, irisingire n'ukundi rakuvunye. Nababwira ngo nimugarukiraho bakristo, ubwoba nibushire, mwitinya abarozi ababaruga, mwitinya ababavuga, mwitinya ababasenyera, kuko Imana ivunnye amaboko. Uturwanirira rushingabo zabo. Munsi umwe yaravuga ngo mbabarira ukore ku maso y'uyu muja wanjye, nkabashe kureba ingabo zitugose. Ingabo zitugose ziraruta ingabo z'ibiduhiga. Ni ukuri ingabo zigose abantu b'Imana ziruta ingabo z'ibiduhiga. Imana y'amahoro nishimwe. Ingabo zitugose twebwe, haramubwira ngo ngo mbabarira ukore ku maso y'uyu muja, ngabashe kureba ingabo zitugose, arebe ko ingabo zitugose ziruta ingabo z'ibiduhiga. Ni ukuri ingabo z'Imana ziba zitugose ku manywa na nijoro, ingabo z'Imana ziba ziturinze ku manywa na nijoro ziruta ingabo z'ibiduhiga. Ahubwo tugire kwizera ubwo babushire muri twe. Imana y'amahoro nishimwe. Narimbazana ijambo ryiza rivuga ngo Imana ivunnye amaboko ya Farawo, inkota yari iri mu kiganza cye, wayibonye ubwa mbere ubona ubwa kabiri, ariko Imana ivunnye amaboko yabo. Imana y'amahoro ibagirire neza. Mana mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimye ko hari amaboko y'abafarawo uvunnye. Baratuzonze ubwa mbere turi inkumi, turatambuka bareba, tugiye kubyara baratuzonga, tubyara bareba. Haleluya. Baravuga ngo nta kintu tuzigeraho, tukigeraho bareba. Haleluya, 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 haleluya. Wakoze ibikomeye kandi n'ubu uracyabikora. Uracyabikora hagati mu bantu bawe, uracyabikora mu bo muri berwa. Nyemerera rero mwami, wongere uvuna aya maboko y'abafarawo. Bafarawo bibasiye abantu bawe, bafarawo bibasiye abapapa ntibabona akazi, bafarawo bibasiye abakobwa ntibashyingirwe, bafarawo bibasiye gusenya ingo. Maboko yabo bayavune mu izina rya Yesu Kristo. Ibyabahagize imbaraga zo kuroga abantu bawe nibiburizwemo mu izina rya Yesu Kristo. Ibyabahagize imbaraga zo kugambanira abantu bawe ntibiburizwemo mu izina rya Yesu Kristo. Ibyabahagize imbaraga zo kurenganya abantu bawe nibiburizwemo mu izina rya Yesu Kristo. Kandi turagushimye kuvunya amaboko y'abafarawo ku buzima bwacu. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu isi no mu ijuru. Ndagushimye kuko zibikomeye hagati muri Berwa TV. Ndagushimye kandi kuko zibikomeye muri nge. Icyubahiro n'ikibi cyawe byambaje nizeye izina ryawe ryera. Amen. Shalom, shalom, ndabakunda.
mukore subscribe, share na comment, tujye tubana mu ijambo ry'Imana rya buri munsi. Ariko mutabikora nk'umuhango, mubikore bibarimo, mubikore bibarimo n'ukuri. Niwumva ari cyo ukuye muri iri jambo ry'Imana, wizere ko Imana ivunye amaboko y'abafarawo, ukore subscribe, share na comment, tujye tubana mu ijambo ry'Imana rya buri munsi. Shalom, shalom.